basi ndeba rimwe mu maso. Ndikunywa akantu gakaze. Akwiye nafite akabazo. Nkeneye basi nk'amafaranga 100,000. Mwiriwe neza sekretari. Mwiriwe neza. Urumeze neza? Oya mvaga. Noneho nawe. Nuko rero. Ntakadise. Sho wamuye neza dise. Ihangane, please. Ihangane. Oya. Ibi birahagije nta kibazo. Nje nishimye none ushaka ahubwo mbaba. ni karibu. Ni karibu. Sekretari. Boss wanyara. Oya. Ntabwo hari nsanze haraho. Namutegerezaho gatoya niba bishoboka. Nta kibazo ni karibu. Mwari mumeze mutese? Tumeze neza. Sekretari, ariko uri mwiza dese. Tutugurumbu nakwanga zakunda. Ubwiza se buye. Nukuri. No, na brag nazo. Ndi nuvugisha ukuri. Imana ijya kurema. Uzi abantu yaremye bwa mbere. Ubanza uri imfura ya dese. Yakuremye kwitayeho nuko. Nibyo ntago mbizi. Nawimenya nyine ariko ubu ngubu ujye ubimenya. Niba ari kubibona nakoze cyane. Shaka nimero zawe. Iri privé azajya mbona ko numuvugisha. Nimero yanjye gusa kubera iki koko? Nuko kuvugisha. Just call. Telefone umenye nimero yawe. Hari ikibazo? Kubera iki ushaka nimero yanjye? Ya, kuvugisha. Okay, nta kibazo. Simbi. Urakoze? Sekretari we. Ubwo rero nakuvugana kuri telefone. Okay, nta kibazo. Thank you. Umuntu waje kubareba nta nubwo ndamusezera. Mutese. Sibwo no kuri base yananzeze. Umukobwa mwiza nakunze gutyo kwera uramukunze. Please. Akano kanya. Gusa kugiye gusize ngiye nyine hano. Ntabwo ndi bugekeze rero ufite akazi kenshi, ufite amakontra ndi gusinya hano. Nawe wayibonye, sibyo uguri hangana. Nta kibazo nabonye. Urakoze? Muhanda mwiza. Oui, ninde? Sikirete. Yagenze bitera? Niko. Yagenze bite kusanze mu? Karibu. Ni ikibazo. Telefone yawe y'abantu baba boss bano masoko. Ni karibu. Bakubuze telefone yawe nk'iriho narinje kubaha iyo nimero ngo tuvugane. Bakubuze. Ngenzi impamvu. Nanjye nagerageje kuguhamagara. Telefone yanjye iracagenze kubona kare. Ubona ko reba ntabwo ndayifungura. Nabuze umuriro. Abonye? Yego, ndi kubibona. Niyo mpamvu kanyifungura ibyo bande uko 15 zo gukoresha. Ariko mbabarire kabisa ntabwo nanizi ko bigenda gutya. Akazi kaba kakwisha. Akazi ni kenshi kaba kanyishe ariko nimero bampamagaza gatore ngiyi. Nabavugisha. Iyi ni company cyashya none iri kuza mu gihe tuvugana. Dukorana ibyo by'amasezerano. Karibu. Sheri, arakani bagiye. Naga gisheri. Tumushyitsi. Ni sekretari wawe. Sekretari wawe mu cyumba. Ariko ntabwo ari gahunda yo kuza mu cyumba.
kubera akorera akazi mu buriri rero Sheri ntabwo ari mu buriri se n'ukuntu ntuzajya imeze inzu yanjye imeze wanze kumperekeza wari ufite undi mukobwa uje kugusura ntabwo ariko bimeze yaje ku mpamvu z'akazi ntabwo ari impamvu zo kuza kumusura nk'umukobwa w'urugo njyewe nirirwa mu cyaro nzi ngo umuhungu ari muri Kigali ari gukorera amafaranga nzi ko nkunda wirirwa muri ibi ngibi n'abandi bakobwa ibi byo usazemo Sheri kunsanga hano anzaniye ubutumwa yarahuye n'abandi bantu dukora mu makampani ibi nibyo uvuze ngo nirirwa n'abandi bakobwa ndabibona ni akazi ni gahunda z'akazi niko muko akazi gakorerwa mu buriri aha ni muri office se uteye ikibazo yamuhaye kuri telefone ntabwo uri kuri telefone iyo nta muntu urimo wanze kumperekeza kumva wari ufite undi mukobwa uje kugusura Sheri ntabwo ari impamvu nirirwa mu cyaro nzi ngo umuhungu arankunda wibereye mu Kigali n'abandi kuri bakobwa amusositi yanjye ntabwo ari impamvu ntabwo ari impamvu nabibonye ibyo wirirwamo akazi ceceka ni mu mukobwa kazi akazi cy'uwamana nabibonye ibyo wirirwamo Sheri basi ukubizi njye mba ndi mu cyaro nicaye nzi ngo umuhungu arankunda kumva ibirirwamo basi ukubizi Sheri wanyumvise ibabara ni akazi nshuti yanjye Sheri wanyumvise Sheri ntabwo nyizera oya wanyumvise Sheri oya reka nigendere Sheri wanyumvise ndekura oya Sheri ndanze umuhanda ndanze Sheri ndanze ndekura nigendere Sheri basi ndeba rimwe mu maso Sheri koko uragiye bose wihangane Siyete nta kibazo. nashaka kubavangira Baraza kuzamo neza. sheri wawe I'm so sorry kandi ni Sheri wanjye igihe kinini buriya ari bucuruzi kandi nawe uzi ko ntabwo umuntu ugeze aha ngaha buriya aracuruza ndaza kumugusha neza nta kibazo ndaza kumufata neza kandi aza kugenda neza so nanjye nabasubiye mu kazi mukaba yes ayo makontra reka tuzasinje mu gitondo sibyo nta kibazo tuzasinje mu gitondo tuzindutse n'amasezerano ya mbere tuzakora sibyo urakoze sekirite nawe urakoze umunsi mwiza umukozi mwiza kuba urwanda muri kampani yacu kugeza hamwe nawe uza mu rugo sa muhanda mwiza yes Oui, alors. Isimbi bite? Amakuru ni meza. Ayawe. Mbo, sha, nishimiye ukuntu wanyakiriye muri biro. okay urakoze gushima Sha, nabyishimiye ni ukuri disoza. Kubera uburyo nakwishimiyemo n'iki numvaga yuko njye nawe twasohoka tugasangira akantu hari ikibazo uyu munsi ntabwo byakunda nareba ko wenda byakunda ejo purani nayishyira ejo nibura niba bitakubangamiye ejo se uzaboneka ok sisa ni byiza bayibonetse nta kibazo byaba byiza kurushaho urakoze cyane okay urakoze cyane ku gahunda ni iyejo